amahoro y'Imana nabe muri mwebwe mwese nshuti bakundwa, tugiye kwibanira kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yanyu ari nayo yacu yitwa Subiza TV. Ndabasuje kandi mwese mbahaye ikaze, reka nizere ko tugiye kubana muri aya makuru mwese mumeze neza. Ni munkundire mbagezeho iby'aya makuru. Ibi ni byabereye muri aka karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba, ni muri uyu murenge wa Murama, aho abaturage benshi bahahamuwe n'urupfu rw'uyu mugabo, aho bivuga ko yapfuye ari kumwe n'umugore we, aho bari bagiye kwivuza ku mupfumu cyangwa se ku muvuzi gakondo. Uyu rero yaje kwicwa n'imiti bivaniye kuri uyu muvuzi gakondo, aho abaturage bakomezaga kuvuga ko bashingiye ku buryo iyi miti yabagaraguye ngo nta kabuza ariyo yahitanye umwe muri aba ngaba, ubwo ndavuga umugabo n'umugore. Ibi byagenze ute? Byose nyemerera mbikugeza sobanukirwe neza icyaba kihishe inyuma y'ibi ngibi byose, cyane ko twaje no kumenya ko uyu muvuzi gakondo cyangwa se uyu mupfumu akimara kumenya ibyo yakoreye aba ngaba, nta kindi yaje guhita akora, yaje gukuramo ake karenge. Biravuga ko yahise atorokera mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Mbere yuko ibi ngibi byose rero mbikubwira, nyemera tubanze duikaze n'abandi bakigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel, aribwo bwa mbere tubabwira ngo welcome, ariko kandi tunabasaba gukora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa sabone bitewe n'uko mubyita. Musa no kwibuka mufungure kariya kantu k'inzogera, niyo nkunga ya mbere muramuduteye, kandi murabizwa kubana natwe aba ari umugisha ukomeye. Mbibutsa ko n'iyi nkuru kuri mwe mu nteze amatwi mushobora no kwisoma kuri iki kinyamakuru cyandikiranga mu Rwanda cyitwa Igihe. Ibyo mbibabwira mu rwego rwo kugira ngo namwe ubwanyu muverifiye murebe niba kuko ibyo nababwiye bihura n'ibyo icyo gitangazamakuru cyanditse, ubundi murusheho kunyizera. Ibyacu ntabwo bitinda, ndagira ngo wongere akavorime gato bisobanukirwe neza ibyabereye ahangaha muri uyu murenge wa Murama. Ahangaha ni mu karere ka Ngoma muri iyi ntara y'Iburasirazuba, aho abaturage benshi bacitsemo igikuba bitewe n'umuti bivugwa ko ari umuti wavuye aba baturage, ariko ntiwabavuye nk'uko bo bari babyiteze, ahubwo waje kubamerera nabi, ndetse umwe muri bo ahatakariza ubuzima. Kugeza ubu ngubu uyu mugore we wasigaye akaba arembeye mu bitaro bya Kibungo. Ibi ngibi byose ndagira ngo mbikubwire kuri wowe uneze amatwi, ubashe no kubikuramo amasomo akomeye. Ubwo ndavuga babandi bakishakira ubuzima buzira umuze mu bavuzi ba gihanga cyangwa se mu bavuzi gakondo. Uyu muti gakondo rero bivugwa ko ngo wari urimo amase y'imvubu, ari nawo wanyowe n'uyu mugore ndetse n'umugabo we bo muri aka karere ka Ngoma muri uyu murenge wa Murama, ngo kugira ngo ubakize uburwayi bari bafite, dore ko bari bamaranye igihe uburwayi. Ariko kandi bikaba biri kuvugwa ko uyu muti ari wo wahitanye uyu mugabo, mu gihe umugore we kuri ubu ngubu arembeye mu bitaro bya Kibungo. Ibi ni ibyabaye mu masaha ya nijoro yo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu, bibera muri uyu mudugudu wa Kanyinya muri aka kagari ka Rurenge, ni muri uyu murenge wa Murama ho muri aka karere ka Ngoma. Bamwe mu baturage bo muri uyu murenge wa Murama bakomezaga batubwira ko uyu muvuzi gakondo, aho yakiriye uyu mugore ndetse n'umugabo bagiye kwivuza, aho nyakwigendera rero ari we waje guhita upfa ku ikubitiro, ariko umugore we akaza kuba akirembeye mu bitaro. Bakomeza bavuga bati bagiye, ariko imiti bahawe n'uyu muganga bivugwa ko ngatanga n'ubundi imiti igiye itandukanye. Bakomezaga kuvuga ko uyu muryango wahawe umuti urimo amase y'imvubu ngo kugira ngo ubavure uburwayi batashatse kuvuga ngo bari banamaranye igihe. Uyu muti kandi bakomeza kuvuga ko bikekwa ko ari nabo wabamereye nabi. Ibi byaje no gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Murama, akaba yitwa Mbabazi. Yakomeje avuga ko batazi icyo uyu mugore n'umugabo we bari barwaye, ngo kuko bagiye kwivuza bisanzwe kuri uyu muvuzi gakondo,
akahita baha umuti bakiwunywa, nibwo ibingibi byaje kubahindukirana kuko byatangiye mu masaha ya nijoro, aho abaturage rero batangiye kumva induru ituruka muri uru rugo batabaza ngo kuko byari bikomeye cyangwa se byari bibakomereye, aho umugabo yaramaje gupfa direct, naho umugore amerewe nabi cyane. Yakomeje agira ati nk'ubuyobozi rero twaje guhita tugerayo, twihutira guhita tubajyana kwa muganga, ariko umugabo yari yarangije kuhatakariza ubuzima. Ariko aha ni nako twaje guhita twiyambaza n'izindi nzego harimo polisi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho hahise hatangira gukorwa investigation cyangwa iperereza kugira ngo hamenyekane ibyatumye uyu mugabo ahita apfa. Ibi bikaba ari ibyabaye cyangwa se iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko abangaba bombi bagiye kwivuza mu magendu bagahabwa imiti gakondo. Abaturage bakomeza kuvuga ko iyi miti ariyo ishobora kuba yabagizeho ingaruka zaje no gutuma uyu nguyu, ubwo ndavuga uyu mugabo, ahatakariza ubuzima. Akaba yavuze ko kandi hahise hafatwa ibipimo bigahita bijyanwa muri RFI. Kuri ubu ngubu akavuga ko bagitegereje ibisubizo. Uyu gitifu Mbabazi yakomeje avuga ko bibabaje kuba hakiri abaturage bajya kwivuza mu buryo budasobanutse nyamara baba baratanze ubwisungane mu kwivuza. Akomeza basaba kujya bivuza mu buryo bwemewe. Yagize ati si byiza kwivuza mu buryo bwa magendu, turanasaba abaturage gufata ubwishingizi dore ko abenshi muri bo batanze mituweli. Ibyiza bajya kwa muganga bakitabwaho n'abaganga kugeza bakize. Rero nta mpamvu n'imwe ikwiye yatuma umuntu ajya gushakira ubuzima cyangwa se kwivuza mu buryo nk'ubu ngubu, aho yakomezaga avuga ati ntabwo ari ngombwa ko ajya kwivuza mu buryo butazwi, ahantu hihishe, ahantu hatari abantu. Ntabwo ari byiza kunywa imiti idafite ubuziranenge. Kuri ubu ngubu umugore aracyarwariye mu bitaro bya Kibungo, mu gihe uyu muvuzi gakondo yahise atoroka, aho bivugwa ko yatorokeye mu gihugu cya Tanzania nyuma yo kumenya ko iyi miti yatanze ishobora kuba yishe umwe mu bo yari yakiriye. Ubwo murumva ko ibyabaye cyangwa se byabereye ahangaha navuga ko ari agahumamunwa. Reka dukomeze tugenda tugira inama abaturage bose muri rusange kujya babigendamo gakeya. Iyo ndwara yawe ntabwo izakira kubera ko wagiye mu bapfumu, ntabwo izakira kubera ko wanyweye iyi miti nk'uko nagiye mbigusobanurira, ahubwo ukwiye kujya kwa muganga bakagusuzuma, byaba na ngombwa bakagucisha no mu cyuma, ariko utarinze kujya kunywa imiti utazi ubwoko bwayo. Ngaho nguko ibyabereye ahangaha muri aka karere ka Ngoma. Reka nizere ko musobanukiwe byose. Mbona kugenda mbashimira mwebwe mwese twatangiranye amakuru, mbabwira ngo mwakoze kuntega amatwi. Dusubire mu kanya. YouTube channel ya nayo yacu cyari ya yindi ni Subiza TV. Turabakunda kandi murabizi ko ahangaha ariho bibera. Tuze gusubira mu kanya. Asante sana.